Ngiye kubaha ikaze kuri channel yacu aho turi kumwe no mumenyereye yitwa Emi Pro, ariko uyu munsi ntabwo twamuzanye nka producer, twamuzanye nk'umuntu ushinzwe ibintu bya health environment officer n'umuntu umujyanama mu by'ubuzima, kuko nyuma yo gutekereza ku bintu byinshi cyane yavuze ati ko nsanzwe mbaha ubutumwa ku bintu bya roho, ariko rero nashaka kuzajya mbaha ubutumwa ku by'ubuzima kugira ngo aba ari roho nzima mu mubiri muzima. Nyinshi muri izi modoka ubona mu mihanda ba nyirazo buriya bararira ngo abashoferi bazitwara bakoresha nabi essence na mazutu, abandi bakayiba, abandi bakandikirwa kurenza umuvuduko hafi buri munsi. Gusa aba ni abataramenya Sator Rwanda Limited, sosiyete izobereye mu byo gushyira speed governors mu modoka ndetse na GPS tracking system. Nka ibyo bitari bihagije, Sator Rwanda Limited ishyira mu modoka yawe ikoranabuhanga rituma uyigenzura aho uri hose. Imodoka yawe bayishyiramo fuel monitoring system, aho umenya ingano ya essence cyangwa se mazutu yakoreshejwe mu modoka yawe. Niba yibwe, umenyeshwa ko kanya ingano ya essence yibwe ivunjwe mu mafaranga aho yibiwe. Umushoferi wari utwaye imodoka ukaba wanasaba ko imodoka yawe itongera kuva aho iri kugeza ikibazo gikemutse. Vehicle movement control ikwereka aho imodoka yawe iherereye igihe icyo ari cyo cyose. Mileage and engine statistics ikoherereza ubutumwa ku birometero imodoka yawe yagenze mu gihe runaka. Iri ni ikoranabuhanga rinakumenyesha igihe cyo kujyana imodoka muri control technique, igihe cyo kumenesha amavuta n'ibindi. Hari kandi driving behavior analysis ikwereka uko umushoferi wawe arimo kwitwara mu muhanda. Aya makuru yose uyahabwa kuri telefoni yawe ako kanya bikiba. Ibi byose bishoboka kubera ko Sator Rwanda Limited ifite ubunyamwuga, ubunararibonye, ikagira abakozi b'abahanga kandi bahagije bakugeraho vuba bishingiye ku mashami Sator ifite hirya no hino mu gihugu. Hamagara cyangwa wandikire Sator Rwanda Limited kuri 07 81 13 81 55. Emi tugaye ikaze nk'umuganga nk'umu health environment officer, ntuze nka producer. Dirago uze udusuze nk'umuganga muri aka kanya. Ingende mwinshi ntago ndi producer gusa, nshobora kuvuga ku by'umuziki, nshobora kuvuga ku by'ukwemera, nshobora no kuvuga ku by'ubuzima butari ubwa roho. Arakoze cyane kumpa umwanya Vicente tugiye kuganira kugirana iki kiganiro. Emi Pro niryo zina nkoresha mu kazi ko gutunganya indirimbo, ariko hari akandi akomojeho kugira ngo yenda mumenye uwo mugiye kuganira nubwo atabivuze neza. Environmental health practitioner, no kuvuga ko muri kaminuza nize environmental health sciences muri school ya public health muri kaminuza y'u Rwanda muri CMHS College of Medicine and Health Sciences. Rero harakandi kantu yaravuze umujyanama w'ubuzima, ubivuze neza, ndo umujyanama w'ubuzima abari kuzajya unyita. Nibyo byoroshye nzajya kwita umujyanama w'ubuzima bigize umwuga. Ibyo ahubwo. None Emi urakoze kutusobanurira ubwo tugiye kuganira, kuko twakuganiraga nk'umufilozofe mu gihe cyashize, nk'umuproducer, none uje nk'umujyanama w'ubuzima. Tukiri aho ngaho ubuse tuhere ku ingingo. Reka nkwereke ingingo tujye guheraho. Urabona tuvuge ku ndwara, nuse twahita nk'indwara, ni nk'ibintu bimaze iminsi bivuga umuvuduko w'amaraso, akaba ari nk'indwara itica ku kanya ariko iri kwica abantu benshi muri no minsi. Ndagira ngo udusobanurire nyine tuganire ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso. Mbere ko dutangira bizi ugomba kubanza kudusobanura ukatubwira ati se indwara y'amaraso, umuvuduko w'amaraso ni igiki, ni indwara ki? Mbega dusobanura umuvuduko w'amaraso mu magambo make. Urakoze cyane Innocent. Nk'umujyanama w'ubuzima tuzagenda tuganira ku bintu byinshi, ariko twabanza yenda tugasobanura n'ubuzima icyo ari cyo.
uba ugomba kwita kubivuga nyine ubu utangiye kuzana filozofi ikibazo cy'abantu bazi filozofi bita ko tuwaba challenging ubundi baravuga ngo mu cyongereza health cyangwa health hari n'ababivuga gutyo it's a state of complete physical, mental and social well-being, not necessarily the absence of disability. No kuvuga unukuba state ukuntu umuntu aba yiyumva sibyo iyo ameze neza physically ubwo ni mu mubiri nuko abantu bamubona sibyo mental mu mutwe sari ujya wumva nk'abantu bari kukubona ugaragara neza ariko mu umutwe ukumva utari gukora neza ukumva wagira ngo wacanganyikiwe umutwe utari gukora neza hari n'igihe noneho ugaragara neza n'umutwe uri gukora neza ariko utabanye n'abandi neza muri societe utabanye n'abandi neza iyo speaker ushobora kuyihindukiza gatoya niyo iri guteza interference nta kibazo baraba batwihanganiye wagumye usobanura mu gihe turi kuyihindukiza oya ntago biratinda ibihindukize nibyo byiza bitaza kuderanje urakoze cyane nari kugusobanurira ubuzima ntago ari ukuvuga ngo ni igihe ngo utarwaye ngo yenda ngo ufite ibimenyetso yenda wabyimbye amaso cyangwa umutwe uri kukurya cyangwa wakomeretse kuba uri muzima ni uko kwiyumva iyo ibyo bintu bitatu bihuye sibyo ibyo bintu bitatu physically uko abantu bakubona sibyo so kukubona iyo tuvuze physically ibintu biri physique ni ibintu dushobora ku accessingaho na 5 senses biri tangible ntago ari tangible gusa 5 senses urazibuka muri biology ndazibuka zo uko ndakibuka harimo kubona ngiye kuvuga mu kinyarwanda kubona guhumurirwa kubona no kuvuga barakureba bakabona urutayari guhumurirwa bakumva utari kubanukira nyine ari kumva yego amatwi harimo gutacinga ikinyarwanda cyabo ndakiyobewe gutacinga no gukoraho nk'umuntu akagukoraho ukabyumva nyine nk'abandi bose ntumere nk'aho ari igitari gukora na kuryoherwa uburyo ururimi rwawe rukaba rukora neza nizo 5 senses icyo gihe rero iyo ibyo byujuje sibyo no mu mutwe ariko n'ubwonko utari kugenda utoragura amashashi kuko hari ibyo bishobora kuba bikora ariko uri kwiruka ku musozi cyangwa uri kugenda urisha cyangwa uri guhamagara abakurambere noneho ariko ushobora no kuba ibyo byujuje bibiri ariko muri societe urugero utukana sibyo ufite imico mibi ntandangagaciro kandi ibyo nabyo bikugiraho ingaruka mbi nyine ubwo nabyo ntago ufite ubuzima buzima ntago bawuzuye kugira uba wuzuye state of complete physical, mental and social well-being. Uri kubyumva ibyo bintu ibyo byasaba kubidayivingamo. Noneho warumbwiye ngo tuvuge uyu munsi tugiye kuvuga ku muvuduko w'amaraso, wagize uti indwara itica ako kanya ariko ikica benshi. Inabangamiye benshi cyane kandi uburyo batabizi. Yego. Kugira ngo tubisobanure tukabishyira mu byiciro bitatu. Sibyo? Turabanda tuvuge tuti umuvuduko w'amaraso. Bisobanure darata space. Darata space byaba ari birebire twabikora igihe kirekire cyane. Ariko reka mbivuge none naha turi. Bivuge aha none aha turi. Kuko nitujya mu gihe cyahise ndahazaza no mu kizaza tutaranakigeramo. Umuvuduko w'amaraso mu magambo yoroshye, sibyo? Ubundi ni ingufu, sibyo? Mbere na mbere harimo ikintu cy'ingufu. Muri iyo bavuze ngo vitesse hatazamo ingufu, amaraso akoresha anyura mu mitsi, sibyo? Avuye mu mutima ajya mu mubiri wose. Sozi ko aturuka mu mutima akanyura mu mitsi
ajya mu bice byose by'umubiri. Donc ubu niwo bita umuvuduko w'amaraso. Izo ngufu amaraso akoresha anyura mu mitsi avuye mu mutima ajya mu mubiri wose. Uko agenda umuvuduko ingufu kankomeze misobanura byumva neza. Ndaza kubyumva. Iyo umutima utera amaraso agenda ku ngufu nyinshi. Sibyo? Naho iyo umutima uruhutse umuvuduko uragabanuka. Iyo uteye ngo pi bikwakunda utera. So wumva ko uratera ukongera ukagaruka. Iyo uteye babyita systole. Kwa kundi iyo uri gutera ryo bita systole. Iyo uruhutse babyita diastole. Iyo ukubise babyita systole. Uba wohereje amaraso ariko urongera ukirelaxinga ukagaruka. Iyo uteye aba ari contraction. Ndabyumva. Babyita systole. Iyo wongeye kugaruka muri kuruhuka ryo bita diastole. Niko wakunda akantu gatera ngo tukagaruka. Iyo kagarutse ryo bita contraction contraction niba ari retraction nyine kwari contract ukipompa ugatera no kugaruka. Ryo bita systole na diastole. Urabifashe mu kizami idukora ikizami uzabasha kubisubiramo. Ntago ntabifata gute. Ibyo ngibyo byafata abana bato. Ibi bintu ntago mbihimbye, sibyo? Ntago mbihimbye, twebwe ntago tuvuga ibintu twihimbiye bivuye ku marangamutima. Ibi ngibi wabibona, sibyo? Mu nyandiko ya WHO, World Health Organization, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ku rwego rw'isi. Bakoze ubushakashatsi. Barabivuze mu nyandiko yitwa Hypertension Fact Sheet. Hypertension, hypertension turaza kubimenya ibyo ari byo. Ni igihe nyine ibyo bita umuvuduko w'amaraso. Sibyo? Muri definition iyo nyandiko mu gice cya definition niho biri. No mu nyandiko ya American Heart Association, umuryango w'abahanga mu ndwara z'umutima n'amaraso wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu nyandiko yitwa Understanding Blood Pressure Readings, igice cya What is Blood Pressure. Wibuke ko ndi kugusobanurira icyo bita umuvuduko w'amaraso. Ubu wafashe mwiki? Namaze gufata yuko ari ingufu umutima ukoresha utera kugira amaraso agere mu bice by'umubiri wose. Uko ingufu amaraso akoresha agenda. Yego. Urumva byo nagafasha ava mu mutima ajya mu bindi bice by'umubiri. Kucyava mu mutima akajya mu bindi bice bagiye gukora iki? Kugira ngo n'ibindi bice bibashe ako kantu agasobanuye. Shaka kuncuka gotore. Abajyanye food nutrient. Icyo bita food nutrient. Iyo tumaze kurya igifu kimaze gutunganya hari biba amadeshe, imyanda n'ibindi byinjira muri blood stream. Byinjira muri circulation sanguine. Iyo bimaze nabyo kuba treated nyine amaraso niyo agomba kubijyana. Ariko si byo byonyine, haba harimo na oxygen niyo igomba gutransportinga nako oxygen iba transported by icyo bita hemoglobin. Ayo bita hemoglobine rouge na hemoglobine blanc. Globule rouge ibyo nabyo bifite ukundi babigira babisobanura. Uko ndakibuka. Warushatse kunkotoza ibyo bintu warabivuze uretse kubeshya. Ibyo ntago re nabivuze. Urugira ngo mvuge ibintu utavuze. Twari tumaze gusobanura, tumaze kuvuga ko ari ingufu amaraso akoresha ava mu mutima ajya mu bice by'umubiri, sibyo? Tuvuga ku cyo bita systole n'icyo bita diastole. Iyo umutima wicontracts hari ukuntu byimbuga kugira ubona imbaraga zo gusunika. Iyo usunitse ni systole, iyo uruhutse ni diastole. Noneho ibyo bintu se twakwibaza bigira ibipimo. Ubwirwa n'iki niba biri nomo, sibyo? Cyangwa bitari nomo. Uwo muvuduko w'amaraso cyangwa izo ngufu niba ziri zisanzwe cyangwa zidasanzwe, sibyo?
ibyo rero barabipima, sibyo? Ku bantu bakuru benshi ni icyo bita bavuga ngo 12/8 cyangwa 120/80. ibyo ni ibiki? Hejuru harya babyita numerateur na denominateur. Ibyo urabyibuka muri fraction. Iyo bavuga ngo 120/80, iyo 120 ni systole, 80 ni diastole, sibyo? Ibyo byajya muri science nyine ziremereye, ariko urakumvisa ko ngako uko ndi kukumva. Noneho rero iyo bitangiye kuzamuka bikarenga ku 130/80, batangira kuvuga ko umuntu afite hypertension. Wabyumvise? Hypertension ni hypertension ni kwa kundi bavuga ngo uriya muntu arwaye umuvuduko. Iryo jambo hypertension n'umukecuru ararizi kuko riri kujya rikora ku banyarwanda. Noneho nabwo iyo umuntu ari munsi ya kiriya gipimo gisanzwe baravuga ngo afite hypotension. Hypotension ni ukuvuga wagiye munsi y'igipimo kiri normal gisanzwe nyine kiriya cya 120/80. Nuvuga ngo nubundi aba ari ikibazo nacyo. Iyo uri normal ugomba kuba ufite 120/80. Systole 120 ni systole, 80 ni diastole. Nuvuga ngo ugomba kuba mu iyo range. Yego. Noneho ibi bipimo bikoreshwa ku rwego mpuzamahanga nk'uko bigaragara muri American Heart Association AHA guidelines zo muri 2017. Bino bintu ntago nabihimbye, sibyo? Mu gice cya blood pressure categories no mu nyandiko za World Health Organization. Ibyo ngibyo ni ibintu rwose biri mpuzamahanga. Turacyari gusobanura umuvuduko w'amaraso, turabyibuka. Turacyari ku muvuduko w'amaraso no kuba upima. Ndikumva uko utubwira ko ibyo bipimo bifatwa. Bifatwa. Noneho wibuke ko insanganyamatsiko iragira iti umuvuduko w'amaraso indwara itica ko kanya ariko ikica benshi. None se ni kubera iki nyine yitwa gutyo? Wibutse ko umuvuduko iyo bibaye umuvuduko iyo bigiye hejuru ya 120/80 aba ari hypertension. None kuki bavuga ngo ni indwara itica ko kanya ariko ikica benshi? Kubera ko abantu benshi bayigira batabizi, nta bimenyetso bigaragara. Ubu nawe wasanga uyifite. Oyagenda ndakwiyamye mu izina rya Yesu. Nta muvuduko mfite. Ubu nawe wasanga uyifite. Ibyo bintu ndakwiyamye. Ariko vuze ngo iki? Uranyiyamye. Sawa. Ariko ntago bikuraho ukuri nubwo wancecekesha. Uretse tukaganira ukakunyatura rebe. We ntago nguciriye urubanza, ndi kuvuga ko muri rusange ari abantu baba bayifite. Impamvu bayita gutyo ndaza kubwira. Donc mu cyongereza bavuga ngo silent killer. Silent killer ni ukuvuga ni ikintu kikwica mu bucece. Hari umuntu bigeze babaza ngo ibyo biyoga ubunywa n'ibyo bitabi ntago bizahenda bikwica gake gake. Nababwira ati si bunini iki cyanyirukansaga. Aho babwiye ninde uhabwiye ko nkeneye gupfa nihuse. Yashaka kugenda apfa gake gake. Ni silent killer. Okay, noneho iyo igaragaye ho yarakantu ntibagiye kuvuga muri uko kuba igenda kwangiza gake gake bifite utabizi, yangiza umutima, imitsi, impyiko n'ubwonko bucece. Ukumva ibyo bintu ko ari bine: umutima, imitsi, impyiko n'ubwonko. Ibyo bintu byose nibyo umuvuduko w'amaraso wangiza. Kandi wowe utabizi nta nibimenyetso ufite. Ushobora urandaza kukwereka ukuntu nyine byangiza, sibyo? Karo gusenga cyane. None iyo bigaragaye bitinze, iyo utavumbuye ko bifite, byaragiye bikwica gake gake, wari upfa gake gake muri mu bucece, bishobora kugutera. Sujye umva bavuga ngo umuntu yarwaye stroke. Njya byumva. Stroke ni iki? Guhagarara k'umutima. Konye mu Kinyarwanda niba ntibeshye. Oya, stroke ni igihe udutsi tw'ubwonko, hari udutsi nyine amakapillaries agomba kugaburira ubwonko amaraso, kubera ko ari dutoya. Iyo amaraso ari gutera cyane turacika. Ndaza kubisobanura. Turaturika, amaraso akamenekamo aho atagombaga kumeneka. Icyo gihe nibwo bavuga ngo
nibyo bita stroke. kari ugusenga cyane. Ni ugusenga cyane. nta makuru nari mbifiteho. Ibi ngibi kandi noneho ntago mbihimbye, tubisanga byanditswe na World Health Organization WHO muri nyandiko hypertension fact sheet mu gice cya symptoms bivuga ibimenyetso, no mu nyandiko za Centers for Disease Control and Prevention, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe gukumira no kugenzura indwara CDC, ahitwa high blood pressure basics. Abadukurikiye abazajya bumva ndi kubabeshya bajye basoma aho ngaho mbabwiye bazajya babisanga. Warumbajije rero icyo high blood pressure cyangwa umuvuduko w'amaraso bivuga, nako umuvuduko high blood pressure n'ukabije navugaga umuvuduko w'amaraso nuko twaboneyeho no kuvuga kuri high blood pressure. Ubwo ngubwo utoye mwiki utahanye iki? ahubwo wowe abantu bari muri komanteri baratubwira icyo batahanye, kuko ngewe bibuke ko ndi umujyanama w'ubuzima kandi wabyize, nge narabyize, ntago meze nk'abantu bo ku mudugudu. Oya nabo baba babizi nabo baba barabahaye baba training ntoya, ntago babidayivingamo. Urumva ntago nyine ntago nk'ibi ngibi ndi gusobanura bya WHO ntago ariko hari ababizi. Reka twihuse, umaze kudusobanurira icyo umuvuduko w'amaraso icyari cyo, kuko hari n'abantu muri rusange bibeshya bakagira ngo uvuze umuvuduko w'amaraso uvuze ngo high blood pressure cyangwa hypertension. Muri make umuvuduko w'amaraso waba ufite hypertension waba utayifite uba ufite umuvuduko w'amaraso. Yaba ari kwihuta yaba ari kugenda gake ariko aba afite umuvuduko. Ni nk'umuntu uri kugenda utwaye imodoka, yaba ari kugenda gake hari umuvuduko aba ari kugenderaho. Muri bake abadukurikiye tubaze tubamenyesha yuko umuvuduko w'amaraso bidasobanura hypertension, ahubwo bisobanuye ko ari uko amaraso agenda. Ni ingufu amaraso akoresha igihe ari gutembera mu mubiri, abava mu mutima ajya mu bice by'umubiri ajyanye intungamubiri, food nutrient na oxygen. Ikintu babwiraga abadukurikiye nyine kugira ngo babanze basobanukirwe yuko umuvuduko atari hypertension. Umuvuduko buri muntu wese aba afite umuvuduko, kugira ngo babanze babitandukanye na hypertension na hypotension. Hypotension umuvuduko muke w'amaraso n'umuvuduko mwinshi w'amaraso, kugira ngo babanze bave ku muvuduko. Buri muntu wese agira umuvuduko, ahubwo hari abagira umuvuduko mwinshi udakenewe n'abagira umuvuduko muke kurusha ukenewe. Mbabwira yuko ako kantu mugashyira mu mutwe, kandi mugomba kubanza mukamenya eta murimo abadukurikiye. Niba uri kumva iki kiganiro nonaha ejo mu gitondo, ugomba kubanza mbere yuko ujya mu bindi bintu, banza umenye state urimo, uvuga ati ndi kwirukanka cyangwa ndi kugenda gake. Nanjye ndazindukirayo. Hari igihe umuntu aba yicaye atari kwiruka, ariko muri we hari biri kumwirukamo nk'amaraso ari kwirukanka cyangwa nanjye ahubwo ndazindukirayo. Mbere yuko nzindukirayo, reka banze mufashe uko ushobora gusanga ngewe ntari no mu bintu binareba. Niyo mpamvu ugira ati kuko ushobora gusanga ati ngewe nk'umujene ati buriya birandeba cyangwa ntibindeba, wenda ejo nkavuga najyayo bitanandeba. kugira ngo unsobanurire, turasobanura abadukurikiye abantu umuvuduko w'amaraso ugirwaho ingaruka cyane ni bande wibasira kurusha abandi, umuvuduko mwinshi cyangwa umuvuduko muke. Okay, urakoze cyane, ubajije ikibazo cyiza. Abakunda kwibasirwa cyane, ubwo abadukurikiye batega amatwi wumve niba waba uri muri icyo cyiciro. Nanjye ndi kugutega amatwi kuko nshobora gusanga nzi ngo mfite imbaraga ntazo. Warajegeye. Narajegeye. Abambere ni abantu bakuze. Harya abantu bakuze ubwo hari uko babibara bakavuga ati bano barakuze, ubwo ni abantu bafite imyaka myinshi nyine birumvikana, batari urubyiruko. Harya haruguru y'urubyiruko hakurikiraho iki? Yanumva ngo bamajigije n'abashesha kanguhe ibintu. Abadukurikiye bazadufasha kubisobanukirwa. Abandi ba kabiri, wowe ntabwo urimo, sibyo? Wowe uracyari mutoya, ntabwo ukuze. Abafite stress ihoraho. Ujya ugira stress? Stress sindazigira, mfite miliyari kuri konte. Ariko no kubona afite amafaranga menshi naho ni stress. Ushobora no guterwa na stress ariko no kuyibura miliyari.
wana mugani stress ifata kwinshi aho sindimo abafite stress ihoraho nta muntu utagira stress tutaza abanyarwanda batagira ngo turi kubabeshya ntago ari ukuvuga ngo umuntu wese ufite stress ngo arwara hypertension afite stress ihoraho wa muntu buri munsi ushaka kumara n'iminsi 3 adasinzira ugasanga yarabigize umuco kugira stress yarabigize ngo wadashaka n'ikintu kimwe cyamushimisha haba abantu bagira stress akabigira umuco akistressa agastressa n'abandi yasanga n'umuntu yatinze kuva mu muhanda akahita akagira stress hari umuntu twiganye hari n'abandi njya muri mu buzima usange bajya mu bintu byacu byo gucuranga ugasanga umuntu buri gihe aba ari kwiruka ukibaza hana bagiye niba mugiye muri studio aba ari kuri pressure ngo ntitugire vuba bagende yaba ari no mu nzira kuri moto motara akamustressa hari n'abantu asanga agiye kugura ikintu ku boutique yasanga umuntu uri imbere yarari kugura ikintu bagiye nka bombo yasaba bombo akahita akagira stress akavuga ati kuki uri gusaba bombo akahita karakara akahita katagira kugira ibintu mu mutwe byinshi cyane aba bantu bagira stress kabisa rero abandi abarya umunyu mwinshi ako kantu umunyu mwinshi umunyu ni mwiza ariko tutexce move ibintu byose ura no gusenga ni byiza ariko usenze ugakabya ni bibi ako kantu k'umunyu rero abantu bakitondere kuko hari abantu bateka umunyu bakaminjira nk'ibiryo hari nk'umuntu ubivuze neza hari nk'umuntu uteka umunyu agashyiramo ibiryo kugira ngo ateke ibiryo aze gushyiramo umunyu ubwo turi abajyanama b'ubuzima turi kubagira inama sibyo abanywa inzoga nyinshi aho sindimo kuko inzoga nayivuyeho divayi ni nziza ariko nyine iyo ibaye nyinshi ni bibi aho ntago nawe urabizi ibintu twirirwa tubona hano kuri social media ku mihanda by'abantu banyweye utuyoga twinshi ibintu byo bibakoresha ariko ibyo bintu ntibitureba turi kwivugira ku bijyanye bigira ingaruka ku maraso nyine ku muvuduko n'abandi badakora siporo abantu benshi ntibakora siporo none se kuki utambajije uko yenda bibigiramo uruhare reka tubanze tuvugaho none se waranje kubimbwira we ntago ndarangiza ahubwo ndagira ngo nkubwire ngo ibi nkubwiye WHO World Health Organization ryashami ry'umuryango w'abibumbye cyita ku buzima iyo uri kuvuga gutyo WHO hari abantu batayumva cyane cyane abakurambere bita kubabwira babyita mu gifaransa ni OMS Organisation Mondiale de la Santé mu cyongereza ni World Health Organization mu kinyarwanda ari n'abantu by'umuryango urumva abantu benshi bagerwaho izi ngaruka ntago ari abajene nkuko maze bisobanura ni abantu bakuze kandi abantu benshi bakuze WHO ntago bayizi yita kubabwira mu gifaransa yita kubabwira cyari cyo yego nibyo ibi noneho na Ministry of Health Rwanda ntuza Ministeri y'ubuzima mu Rwanda sibyo muri mu nyandiko yitwa Non Communicable Diseases NCDS report Non Communicable Diseases uzicyari cyo cyabyumva ni indwara zitandura muri no minsi nizo zigezweho nizo zajegeje abantu kera isi yari hangayikishijwe nka mbere y'intambara y'isi yose n'iya kabiri n'iya kangahe zose wasanga indwara zitwa ngo ibihara ngo za korera ibicurane urundi rugero rw'indwara zandura ibicurane waruvuze ibiki hari ibindi bushita diare ubushita sibyo ibihara nge nakuze abana bakunda kurwara ibihara n'abantu bakuru sibyo nejo bundi na ntuza na rira ndwara yari yaje mabaga nayo ni communicable ni irandura ubushita bw'inkende na COVID-19 yego izo nizo ndwara zandura ariko non communicable diseases mu rugero rw'indwara uzi imyijima njya numva nayibamo diabete hari umuntu wakwanduza diabete oya diabete ibintu by'imivuduko nari mbeshye umwijima irandura hari umwijima ariko
hari hepatite A, B na C, babyita hepatite mu gifaransa, hepatitis mu cyongereza, A, B, C, D. Nyine zose hari iri communicable biterwa n'icyayiteye. Yego. None twari turi kwibaza abo bigiraho ingaruka. Nakubwiye abantu bakuze, abafite stress ihoraho, abarya umunyu mwinshi, abanywa inzoga nyinshi, n'abadakora siporo. None tugiye kwibaza, wowe uracyari urubyiruko, ese urubyiruko rushobora narwo kuba muri uwo mubare, kubarirwa muri abo ngabo? Uri kubyumva? Uyu munsi stress yo mu buzima bwa none ntago itoranya, sibyo? Imirire mibi ntawe itafekta. Imirire mibi, iyo bavuze imirire mibi wumva icyo bivuze? Babyita malnutrition mu gifaransa. Turi kugira abantu ibirire mibi. Ngewe mu bushobozi buke bwanjye mfite, umva abantu batarya ku magi. Ubwo se waba utariye ku magi n'inyama bakavuga ko wariye? Ibyo nibyo twavugaga. Imirire mibi habaho icyo bita malnutrition, sibyo? Irimo overnutrition na undernutrition. Ibyo imirire mibi nicyo bita malnutrition. No, irimo ibintu bibiri, undernutrition na over. Under ni kwa kundi tuvuga ngo umuntu arwaye bwaki, ariyo kwashira uko, cyangwa arwaye marazime, urazibuka za ndwara, cyangwa ukahita urwara nk'indwara ikomoka ku kubura imyunyungu runaka. Izo ndwara zasobanurwa n'abantu. MSF naga gidusobanurira ibyo bintu by'izo ndwara. Ariko none hari n'abandi bantu barwaye, nk'umuntu urwaye diabete, diabete, obesite, sibyo? Nibi ngibi turi kuvuga bya high blood pressure, hari gihe biba byatewe n'imirire mibi. Ntose gute ubwo umuntu yabari ifiriti n'inyama ngo yariye nabi? Nyine ba wari uburozi uri kwiyangiza, rwose se wariye nabi. Oya, umuntu bagomba kurya ifiriti n'inyama. Ni overnutrition, uba wakabije ukarya ibirenze iby'umubiri wawe ukeneye. Kuko hari inyama, hari doze y'inyama ubuzima bwawe bukeneye, hari doze ya karikoro, hari doze y'umunyu, hari doze y'amazi. Umubiri ugira icyo bita homeostasis. Homeostasis. Uzi icyo bivuga? Ngiye ibintu byose nize mbyibuka. Bivuga it is the maintenance of internal environment of the organism in constant conditions. Ibyo bintu urabyumvise? Maintenance of the internal environment of the organism in constant conditions. No kuvuga habaho external environment na internal environment. External environment ni hano turi, nyine hano turi haba hari amazi, hari ubutaka, hari umwuka. Ariko mwimbere yawe naho, mwimbere muri ho harimo environment. Iyo environment babyita ibidukikije, ariko no mwimbere yawe irimo. Asanga inabamo banumva n'ibintu bivugira muri wowe, nkuko hanze yawe hari amazi. Muri environment nkubwiye ibintu bingahe? Nkubwiye amazi, ubutaka n'umwuka, n'ibindi bibituyeho n'ibinyamaswa. Muri wowe harimo amazi, urabyemera? Harimo n'umwuka. Umwuka ntiwaburamo. Harimo imyunyu, harimo amaproteine, harimo amacarbohydrate, harimo ibyo bintu. Rero hari aho igipimo bitagomba kurengaho. Iyo byakirenze, ubwo bikirenze byabaye nkuko kwakunda vanga overpopulation. Iyo abaturage baje bagatura bakaba benshi ugereranyije naho bagomba gutura, hagomba kuba hostinga, ni overpopulation. Ahita ko bumva unabangamiwe. Iyo muri wowe haje mu isukari irenze iyo uhoraho yagennye igomba kubikurimo. Urabyumva? Ndukumva ari ibibazo. Ni ibibazo. Imirire mibi nibyo twari tuvuze ya affect abantu bose, waba ushaje waba udashaje. No mu rubyiruko, kutagira siporo, sibyo? N'ikoranabuhanga riduha kwicara cyane, bituma n'urubyiruko rugira hypertension. Ibi bintu by'ikoranabuhanga, reba nka kuri akuntu njya mbona hari abantu birirwa igihe cyose ko ari muri telefone no mu mashini. Ubwo nanjye nishyizemo ko nanjye mbihoraho. Tuba mu gitondo ajya gupimisha, nanjye uje kumpimisha. Tuba tugomba ushaka gusanga ko bidusobanurira nawe, kubera wirirwa ku mashini wicaye. N'ubu nyiri imbere. Rero ibyo bintu tubikesha n'ubundi rya shami rya UN, rya WHO rishinzwe kwita ku buzima, National Institute of Health.
ibigo bya leta ya Amerika bishinzwe ubushakashatsi mu by'ubuzima NIH ku byerekeye lifestyle related hypertension. Wabyumvise? Ndacyari kugusobanurira abantu igiraho yibasira tubonye ko n'urubyiruko rurimo bitewe na ziriya mpamvu z'imirire mibi, ikoranabuhanga. narinzi ko hypertension ari iz'abasaza. Hoya ntabwo ari iz'abasaza. none urambabaje cyane. Kuki ibyo bintu ko narinzi ko hypertension, narinzi ko nzatangira kuyipimisha ngeze nko muri 60. 60? Hoya uzinduke yo ndakubwira impamvu mu kanya. ahubwo numvise ngo n'utwuma bagura ngo tuzipima, ahubwo niko njya gushaka. Ukuvuga ikindi noneho turacyari yenda abo yibasira. Ese bashobora kuyihererekanya? Hari uwayanduza undi. Hypertension ntabwo ushobora kuyanduza mugenzi wawe kuko ni non communicable disease, ariko abantu bo mu muryango umwe igisekuru ibyo bita ngo genes bashobora kuyihererekanya. Hari igihe muri gene zanyu mama ufite iyo weakness, sibyo? None hakuyongeraho iriya myitwarire mibi tumaze kubona bikayitiza imbaraga. Haba abantu usanga hereditaire bibaho, ariko ntabwo ari buri gihe. Ariko izo ntuza zibaho, zishobora kubaho ugasanga tuvuge niba nka sogokuru wawe yarayirwara ugasanga ari nk'abantu byagiye bikurikirana biri mu majene, bikagusaba rero kwitondera biriya bintu byose tumaze kuvuga haruguru. Wabyumvise? Wabyumvise? Kanumva ari ibibazo. Singusobanuriye abo yibasira. Umaze kunsobanura yibasira. N'abantu badukurikiye barabisobanukiye ubu ngubu, abenshi bahise ko basobanukirwa yuko itibasira abasaza, kuko hano hanze aha abantu benshi muri mindset zabo bashyizemo yuko hypertension cyangwa hypotension yibasira abantu bakuze. Ngushimira cyane kuko aribwo unibanze ko no ku rubyiruko igeraho, cyane cyane abantu b'urubyiruko barirara bakaba ntibite kumenya ibyo bintu, kuko baba bagifite imbaraga bakagira ati dufite imbaraga nta muntu bivuduko dufite. Hari igihe uri kujya ugenda ukajya wumva urakomeye kandi uri kugenda upfa gake gake witonze. Ariko ntabwo naba akeneye gupfa yihuta. Ako karagaciyemo. Nawe niba wumva nk'umujene ntuwirare, uzi ko udakora siporo, uzi ko ari ahantu uhurira n'ikintu bita ikiyeri, bivuze mu Kirundi, mu Kinyarwanda ni inzoga. Uzi ko ari igihe ujya uteka umunyu ukaminjira nk'udushyimbo cyangwa udusambaza, aho kugira ngo uteke ibishyimbo ngo ushyire nk'umunyu, aho ugasanga watetse umunyu wishyiremo ibishyimbo. Ukaba ujya ugira ibintu by'ubustress bwa hato na hato, ngo umukobwa yanyanze, ngo umusore yanyanze, ngo cyangwa ngo uyu munsi ngo ndarya iki, ugahora uhangayitse ukaryama amasaha 2 mu masaha 72. Nawe ibyo umujyanama w'ubuzima amaze kutubwira byumvishe, mu gitondo zindukira kwa muganga wisuzumisha umuvuduko w'amaraso, aho utazaduhamagara byagoranye kandi muganga yatugira inama hakiri kare. Muganga rero umaze kutubwira ku bantu cyane yibasira, urabizi ko ibintu rimwe na rimwe mu buzima iyo bitagenda neza ari ibimenyetso bigaragaza. Urabizi ko warwaye malaria ucikamo, wumva wacitsemo, ukazajya wumva abantu bose ntibameze nk'inkekeri. Cyangwa waba warwaye malaria bazajya baguha ibiryo ifiriti ukumva ni amateke, baguha inyama ukumva, ukazajya wumva ni nk'ibintu bidafite gu, cyangwa wanywa ji ukumva ni umubirizi. Iyo umuntu ufite umuvuduko w'amaraso hari ibimenyetso biri specified nyine runaka, uvuga ati bigaragaza ati uyu muntu byanze bikunze afite umuvuduko w'amaraso, bigaragara biri physical, biri nyine bikurikije za sense 5 z'umuntu ahereho dusobanurira, ku buryo umuntu ashobora kuranga avuga ati uyu muntu afite umuvuduko w'amaraso, cyangwa ngiye nkabyumva avuga ati mfite umuvuduko w'amaraso. Urakoze cyane Vicente. Ubaje ikibazo cyiza cyane. Icyambere tugomba kwibuka nuko twavuze ko hari igihe umuntu aba yifite ariko nta bimenyetso afite. Icyo gihe itarajagura cyane, sibyo? Niyo mpamvu twavuze ngo bayita silent killer, no igenda ikwica bucece. Niyo mpamvu twavuze ngo yica gake gake ariko ikica benshi.
kuko bataba babizi imbanza niyo mpamvu yica benshi nyine kuko ntabwo uba ubizi icyo gihe nta bimenyetso uba ufite ukagira ngo nta kibazo ufite kandi ugifite ariko ubundi hari n'ibimenyetso ariko abavuze ko ari silent killer ko bishoboka ko hari igihe uba uyifite nta bimenyetso n'ubundi ni wa muryango ishami ry'umuryango rya UN rishinzwe ubuzima rya OMS muri symptom section na Center for Diseases Control and Prevention CDC ngo why hypertension is dangerous. Aho ngaho niho babivuga kubera iki hypertension ari mbi cyane ari danger. Uribuka ahantu haba handitse ku biti by'amashanyarazi ngo hegereye wapfa kera sinzi nabikibaho habaga ibyapa byaranditseho danger de mort biracyabaho kuri amapoto y'ababirigi y'abadage zimwe za kera zikomeye zimwe zikomeye habaga handitse ndibuka turi abana warakareba kavuga ati hari ahantu nta nubwo ngomba kwegera ariko n'ubundi nungu ndenzana gutya ntarakegera karakapa kuko banzi ko ari kantu ka danger de mort nibyo noneho rero ubwo ibimenyetso ariko birahari nubwo ari silent killer ariko hari n'ibimenyetso sibyo bavuga ko hari ukuribwa mu mutwe bikabije ariko abantu bose attention batazabagira ngo ari kuribwa mu mutwe bose niyo mpamvu ari ngombwa kujya kwipimisha uraza kubimbaza cyangwa bikubwiye uraza kudusobanurira baribwa mu mutwe bikabije cyangwa kunanirwa guhumeka hari impamvu zabyo hari impamvu bituma abantu bahumeka bigoranye cyangwa kureba nabi nk'umuntu akaba yakanuye amaso ariko ntabwo umuntu wese wakanuye amaso abarwaye ushobora no kuba washonje ngo hari nashonje utariye niyo mpamvu ari ngombwa nyine kubipimisha suzi ko twavuze kare ko hari ibipimo bibigaragaza mu ntangiriro turi gutanga definition hari ibipimo abanga baba bazi barabikubwira buri ugiye kwipimisha ariko ndongeraho ngo ariko ibi ntibihora biboneka niyo mpamvu gupima ari ingenzi ibi ngibi tubikesha Center for Disease Control and Prevention CDC symptoms of high blood pressure muri iyo nyandiko ikindi umuntu mukuru akwiye gupimwa kangahe wibuka ko cyagiye turi kuvuga abantu byibasira twabonye ko abantu bakuru bibasira cyane abantu bakuru ariko sibo cyane ushobora no gusanga nababandi buje za criteria twavuze nabo byigize ariko abantu bakuru nibo bari kuri high risk ngo nibura rimwe nko mu mezi sibyo amezi make nk'amezi nk'abiri ukajya wipimisha niyo wakumva umeze neza noneho uwumva noneho afite biriya bimenyetso we abagomba kwipimisha kenshi ino nama tuyigirwa na American Heart Association ngo how often to check blood pressure muri iyo nyandiko abantu bakuru babyumvise umuntu umva ko afite nka turatumenyetso wavuze hejuru akwiye kwipimisha by'ubura abagomba guhita ajyaho umwanya cyangwa kazinduka cyangwa akagura ka kamashini gapima kamonitoringa rutumashini abantu bose ariko ntabwo babizi nyine hari ababizi n'abatabizi ariko umuntu utabizi ukaba asabwe kugira ku kigo nderabuzima wawupimisha ari wo byipimiye cyangwa ugiye kwa muganga icy'ingenzi ni ukwipimisha byibura nka rimwe mu cyumweru basi mu kwezi oya ku bantu nyine batabona ibimenyetso ugomba gukora check up none se Vincent reka nkubaze kubera iki iyo ufite imodoka ujyana muri contrôle technique ariko wowe uyitwara ntiwijyane muri contrôle technique oya nuko abantu batikunda kandi uri kugenda upfa gake burya ni imodoka nayigenda ipfapfana gake cyaje ujya kubona ukabona nk'ipine mu nzira rivuyemo riragiye hari igare ryanjye mfite urarizi ejo nagiye kubona mbona ipine rivuyemo ririruka rimwe rya Range Rover rimwe rya Range Rover rigirwa na Bernard Makuza wenyine ibyo ngibyo ntabyo nzi ufite igare ngo nowe ubwo ibyo ngibyo hari sinzi igitabo wabisomyemo njye ntabyo nzi burigira mu gihugu muri babiri gusa oya ngibyo wabisomye mu kihe gitabo njye byo ndi kuvuga bifite aho byanditse ni igare ry'abakire cyakora byo ko rihenda ni ry'abakire ubwo warumbajije ibimenyetso nkubwiye ko hari igihe utabifite ari kurwaye ariko hari n'ibimenyetso bigaragara ari byo maze kukubwira niyo mpamvu buri muntu asabwa gukoresha check up
abantu hadukurikira rero bataratangira gukora check up za n'ibindi bazayikoresha, ariko blood pressure bayikoreshe cyane kugira ngo bagumye bamenye uko ubuzima bwabo buhagaze. Ariko watunyure muri make impamvu urubyiruko rwibasirwa nimba noza na hypertension, unyuramo no muri make n'ikintu kibitera. Tubatubwiye stress, utubwira ibyo kurya, utubwira inzoga, utubwira kutakora siporo, ariko wabinyuze hejuru. Ntabwo watubwiye impamvu, watubwiye nyine ni ngombwa kunubwira umuntu ati ntucanga biragenda gute, ariko nubwo impamvu atari gucaho. None kugira ngo utubwire ati udusobanurire mu mpamvu n'uburyo bikora. Twari twavuze ngo ama stress, ngo inzoga, ngo itabi, none bigenda bite kugira ngo bitume iyo blood pressure igiba high cyangwa iba low. Uburyo biriya bibigiramo uruhare. Duhere kuri stress. Duhere kuri stress kuko niyo yibasiye cyane cyane urubyiruko muri no minsi. Ubundi abadukurikiye banyumve bibuke ko ndi umujyanama w'ubuzima kandi wabyigiye. Mu cyongereza batwita community health workers. Warubizi? Mufite amatitre menshi. Hoya iyo ukora iyo role ni kuba witwa. Rero stress mu Kinyarwanda ni kwa kundi umuntu ahora ahangayitse, akumva umutwe nyine ananiwe mu mutwe, afite stress ahangayitse, sibyo? Ituma hari ibintu tugira mu mubiri wacu byitwa imisemburo, amahormone. So ujya ubona, tuvuge nk'urugero, nk'umugore iyo ageze igihe cyo kubyara, kugira ngo ibise bize, bya bindi ibise nicyo bita contraction ya uterus. Uterus ni handi umwana akurira, hari ukuntu hagenda hikanda reba nk'uburyo ibiryo bimanuka mu muhogo cyangwa muri intestine bigenda, hari ukuntu zikanda n'umwana, hari ukuntu ntuzigenda imukanda. Icyo kintu kiba kibiteye isura kize. Iyo igihe cyo kuvuka kigeze, ubwonko burategeka ngo wowe hormone ntegetse, nkuko Imana yavugaga ngo nihabeho izuba. Ubwonko buravuga ngo ntegetse ko wowe hormone niba yitwa ocytocin, ntabwo nyibuka neza bataza kunseka, ariko hari hormone ibigenga. Iba stress igahita itangira gukanda aho umwana yarari placenta kugira ngo igende ikanda kugira agende asohoka. Urabyumva? Iyo umuntu afite stress, umubiri, ubwonko butegeka ko habaho umusemburo hormone yitwa adrenaline. Ujye uyumva? Adrenaline njye numva ni ubwoba. Adrenaline uzi ikintu imaze? Adrenaline mbanze mvuga uko ikora hano. Iyo adrenaline ugize stress, adrenaline iza mu maraso ari nyinshi, igatuma umutima utera cyane n'amaraso akagenda ku ngufu nyinshi. Ibyo bintu si bijya bikubaho ugize ubwoba? Iyo adrenaline nenze kwitera ubwoba, ari control ibintu by'ubwoba. Ibyo bintu byavuzwe na WHO muri cyo bita ngo stress and cardiovascular risk na European Society of Cardiology, umuryango w'abaganga mu ndwara z'umutima bo mu Burayi, ESC guidelines. Wabyumvise ukuntu bikora? Impamvu iyo ugize stress ubu ukeneye imbaraga zirenze izo wari ufite. Hari imbaraga zitwa energy bita ATP, adenosine triphosphate, niyo twifashisha. Urumva? Niyo twifashisha nk'ubu kuburi kuvuga bikemera, kuburi gufata mikrofone, kuburi buze guhaguruka ukagenda bikemera. Wari ubizi ko ari umuntu bidakunda, hari leta wageramo ntibikunde. Nizo mbaraga ziri kugira. None iyo ugize stress kubera ya adrenaline ibaye nyinshi, nukugira ngo umutima utere cyane. Uri kubyumva? Iyo umutima uri gutera no kugira bigende bite, wohereza amaraso. Amaraso abatwaye iki? Za nutrient nakubwiraga. Muri nutrient abari mu cyo bita glucose. Uribuka ko mu bintu tuba dukeneye mu byo kurya harimo ibitera imbaraga. Mu bitera imbaraga glucose iratwikwa na oxygene. Uribuka ko cyagiye umutima mu byo tubohereza harimo na oxygene. Uribuka iyo turi gutwika amakara bafata ibiti n'umuriro bagateranya oxygene, hakazavuka amakara arimo energy na wa mwotsi CO2.
na carbone na carbone CO2 carbon dioxide. Ni ukuvuga glucose iragenda igatwikwa hakavuka energy yitwa ATP, adenosine triphosphate, sibyo, guteranyaho amazi na CO2. CO2 ni yandi iyo suzi ko duhumeka twinjiza oxygen tugasohora CO2. iyo CO2 naho ibivuye kuri combustion ya glucose. Noneho rero iyo ugize ikibazo umuntu uravuga ati utubaraga twari duhari, hari icyo naratugeneye, ni kubwonko buvuga naratugeneye ko turatuma turaba kwiruka, kuvuga, kwirwanaho, kuba impyiko ziri gukora, kuba umwijima biri gukora. None ubwo yagize stress biransaba izindi mbaraga, reka mbwira umutima utere vuba kugira ngo urukumva ibintu ngiye kubura muri seriye, kugira ngo haboneke imbaraga z'umurengera zo kumuvana mu iki kibazo. Ariko ikibazo urukumva ko umutima uhita utera vuba, ariko ikibazo stress igiramwo uruhare gute, iteza ibibazo gute? Nuko ya mitsi ishobora guturika. Ubundi hypertension si ikibazo, ahubwo ibibazo gutera. Wabyumvise? Amaraso ahita aba menshi, noneho akagenda ari menshi kurusha yarasanzwe. Kandi hari igihe imitsi yacu iyo udakora siporo, turaje tuyigereho, iyo udakora siporo iragende ibivuta. Urabona ibintu tuba turi kurya, reba nk'itiyo cyangwa umuheha, ujye ugenda ucishamo ibintu byifitemo utuvuta buri munsi. Nyuma y'ukwezi se wasanga ari utuvuta twagiye twihomekaho ku mpande tugenda tuzibya, bigatuma haba hatoya. cyane cyane bikunda kuba mu madushe y'umwe imbere, biriya bintu by'amasabune ari ukuntu bikagenda bifatamo, noneho ugasanga harazibye, hatanga utuzi duke. Uribuka formule ya pressure muri physique? Pressure, formula ya pressure ni force over surface. Urabyibuka? Ubwo tuvuge niba pressure ni gutya, force over surface, ubwo uri kumva niba ntuza force niba ahubwo surface ibaye ntoya, ya ntuzi zazamuka pressure. Kuko niba nikaba gato umutima uzajya utera cyane kugira ngo birwanira bya bintu bihari. Niyo mpamvu iyo ntuza zawe gukora siporo ari ngombwa, akora ko iyo ukora siporo surface iriyongera, umwuka hacamo umwuka mwinshi, ariko na bya bintu biratwikwa, bya bintu bikurimo byagiye byihomekamo biratwikwa, ubundi hakaba clean, ubundi amaraso akagenda neza. Ako kantu urakumvise ka stress ukuntu ari mbi? Nakumvishe. Nuvuga ngo ni kwa kundi yo ibyo bintu uvuze ngo byuko ituma hiyongera glucose, ni kwa kundi umuntu ugira ubwoba ugasanga umutima uteye vuba, none ugasanga kuba ari kugira ngo ubwo bwoba, urumva ubwonko uhita buvuga ngo ubwonko nyine na algorithm, reba ibintu twita algorithm, Imana niko yabusetinze, ubwo ni ikintu nyine kiraho kikoresha, gifite ama programmation. Imana arakibwiye ngo ni nka AI, ni nka AI, nuzajya ubona bimeze gutya ujye ugira gutya. Uri kubyumva ukuntu bimeze? Niyo mpamvu usanga umuntu ahise kazana ibyuya byinshi, ni ukubera ntuzi biri gutwikwa, glucose biri gutwika cyane. Muri uko gushya na energy iba released nyine, ririzinga n'amazi byose na bya byuye niyo amazi. Ese suze ko abantu batwitse amakara abanashyushye, hari energy nyiri bari kuba release. Wabyumvise? Nabyumvishe. Icyo stress niyo ituma iyo blood pressure nyine stress, ubwonko buhita buvuga ngo nge barambwiye ngo nimba nagize stress kugira ngo mwongerere imbaraga. Kandi stress umuntu abahangayitse zitaje stress, kandi ufite ikibazo, tuvuge stress ushobora kuba uri buze kwiruka, niba ari ingwe ubonye biraza gusaba kurwana nayo, ukoresha imbaraga zirenze izo wari ufite. Niyo mpamvu cyangwa wirukanga cyangwa uvuza induru, kandi kuvuza induru bikwayaringa energy, si byose zitari normal, zitari normal energy. Niyo mpamvu umuntu ufite stress, ubwo umubiri, ubwonko burabutaka komanda ati ihutisha amaraso. None kwa kundi wavuze stress ihoraho, kwa kundi ubwonko buhora butaka komanda ati ihutisha amaraso, bikazajya bihora bipompa bimeze nka agira. None uyibuke ko mu miyoboro y'amaraso mu mitsi habamo icyo bita ngo capillaries. Urabisuzi ko bari dutoya, turaduto tujyana amatsi mu bwonko, amaraso. None se turatuntu dutoye udushyizemo amaraso akadutugarika, si dushobora gucika. Birumvikana ni yandi twavuze stroke, n'umupira wohereje nk'amazi menshi udasupporting uraturika. Stroke ni kwa kundi tuba twaturitse. Rero abantu mwirinde stress rero, iyo bintu by'ama stress buri munsi mubyirinde. Ibyo turya bigira uruhare none, sibyo?
umunyu mwinshi n'ibinuri byinshi. Ibinuri bituma imitsi igabanuka, urabyemera? Tumaze kubivuga. bimaze kubisobanura mu kanya. Ibintu by'ibinyama n'ibiki byose, udakora siporo ukajya uhora urya ibiki ibinyama n'ibiki, cyane cyane icyo bita viande rouge, inyama z'umutuku. Ziba zifitemo za cholesterol n'icyo cyane bigenda byihoma ku mitsi. Amaraso akagenda ku ngufu. Umunyu uzi ikintu umara? Umunyu ukora desidratation. Umunyu ukugabanyamwo amazi, urabyemera? Ibyo benda bibi. Suzi ko umunyu wabusoroba amazi. Urabusabe ko uranakamya. Uribuka muri biology cyo bita ngo osmosis. Osmosis ni igihe amazi yinjira from aho ari menshi ajya aho akenewe. Kukura ibintu byoroshye kakura ari osmosis na diffusion. Diffusion ni movement of substances from higher concentration to lower concentration. Noneho nuko urajye kuvuga osmosis, ari abantu bajya bavuga ngo iyo telefone yabo yaguye mu mazi ukashyira mu muceri ngo ushaka gukira, niyo ntaba icyo bita osmosis. Amazi ahita ava muri telefone akaza. Dore muvo mu kuntu yoroshye. Internal environment ya telefone yagiyemwe amazi, hanze harimo amazi make, kandi Imana muri rero wa dora natire hagomba kuba equilibre. Imana yategetse ko amazi niba hanze adahari, aho aragomba kuhava kugira bijye kwiyekiribura, agomba kuvamo rero akajya mu muceri. None iyo ufashe umunyu rero, umunyu nta mazi bifitemo, kandi aho uri hari amazi, amazi avaho yararakawujya agahita kwegera mu munyu. Noneho kandi wibuke ko amaraso, mu bintu bigize amaraso n'amazi abamo. None se amaraso azatembera gute kandi amazi yagabanutse? Ubwo azahita ko ayabusobinga. Amaraso ahita afatana akaba nk'ikintu kimeze nk'ikinaga. Amaraso akanaga. Ukahita kuhura n'ibibazo. Umunyu nyine ntago ari mwiza. Noneho ibyo bivugwa n'uri na WHO, Sat Reduction and Blood Pressure, na American Heart Association, Diet and Hypertension. Ababishaka babibona. Tujye ku nzoga n'itabi bigira izihe ngaruka, sibyo? Nari kugusobanurira hawo. Aho ngaho ukwiriye kwibanda ku rubyiruko, kuko urubyiruko inzoga n'itabi rero bikora gute? Bituma umutima ukora cyane, bityo umuvuduko w'amaraso ukiyongera. Umutima ukora gute? Inzoga, iyo wanyweye inzoga, mu cyo bita metabolisme y'inzoga, urakora ko inzoga zitagenewe kuguturamo. Inzoga ntago zagenewe kuba zikurimo, ubundi hari akadoze gake ka alcohol, umubiri ubona ari strange body, ugahita ubikonvertingamo ibindi bintu. So ujye ubona ko umuntu umuntu abyibuha. Akenshi iyo ugize glucose nyinshi, buri umubiri urarenze, ufite ukuntu wirwanaho. Iyo ugize glucose irenze yandi ukene bimwe nakubwiraga, umwijima uyihinduramo icyo bita glycogen. Amaripide ahindukamo nayo, hari icyo bita ngo amafati. Hari icyo bita fati na fat is glycogen lipids. Muri animals lipids ziba converted into fat. None mu bimera ziba converted into starch. Ndabyibuka neza icyo bita starch. Starch nibyo mu bimera. Ibyo bintu byabaga muri chimie organique. Barabyiga yego. Rero ni uburyo umubiri wirwana ukavuga uti iki kintu Imana yavuze ko yasetinze ko ubwonko nibwo bubivuga. Kuhoraho yambwiye ngo iki kintu ntago nigikenerwa, nyine nikirenganye ngira gutya, reka mpite mbikora. Sibyo? None inzoga dore ukuntu rero ari mbi, ibyo turimo kuvuga hano. Inzoga ziba converted mo ibindi bintu by'uburozi biri harmful ku buzima bwawe. Niyo mpamvu muri iyo sujye ubona icyo bita ngo hangover, sujye ubona ko uri nko guswitinga cyane, cyo kikakurenga ukajya no kuri toilette cyane kwihagarika. Ariko muri hangover ura no mu mwuka kuri guhumeka, ibyo bintu nibyo biba biri gusohoka. Noneho ariko ikindi kibazo, kugira bisohokana n'imyunyu n'amazi. Nukuvuga biguteza dehydration. Metabolisme yabyo ituma utakaza amazi,
wari ukeneye, wibuke ko amazi ibintu byinshi biba biyakeneye mu mubiri, ugatakaza na ya myunyu. Hari imyunyu y'ingenzi n'amaminero, hari nk'icyo bita potassium na potassium ni ngombwa cyane mu mikorere y'ubwonko n'umutima. None ibaza igahita yisohokera mu nkari, igasohokera no mu byuya, kubera ko wisohora buri kanya. Kandi wibuke ya homeostasis hari level ubundi uba ugomba guhora ufite itajya hasi, nkuko wambwiye ngo iwawe ngo hari amafaranga ugomba guhora ufite mu nzu, utagomba kujya mu nzu, utagomba kujya munsi cyangwa kujya hejuru, kugira ngo yene utagomba kujya munsi kujya udahura n'ibibazo, kugira mu bihe by'amage nyine rero icyo gihe rero umutima uhita utera nabi, n'amasozi n'inyama zigakora nabi, n'ubwonko bugakora nabi. Wabyumvise ukuntu ari bibi. Noneho bituma impamvu umutima uba ugomba gutera cyane iyo wanyweye inzoga muri metabolisme. Urumva impyiko ziba ziri gukora cyane kugira ubujye kunyara, umwijima uri gukora icyuya cyawucucumutse, uri kubihinduramo ibindi bintu. Babikeneye amaraso menshi, babikeneye amaraso. Ujya ubivuga nk'umuntu wamaze kwiga, ariko ibyo bikeneye glucose na oxygene nyinshi. Iyi final product ariko ya combustion ya glucose ni ATP, energy adenosine triphosphate. So bifashe ko kantu ntago wagafata umunsi umwe. Ya ATP unayibutse. Kandi kugira ngo bibe bisaba kuba banze kubaninga bya bindi byose, no mpamvu banarozinze. Ibyo nabyo WHO yarabivuze muri alcohol, tobacco and hypertension. Noneho kutagira siporo, kudakora siporo bihindura iki? Umubiri ugira ibiro byinshi, sibyo? Bimwe byita obesite. Ubwo biba biturutse he? Kuri bya binuri n'ibijyane byigenda by'istoka no mu mitsi hose no mu nyama nyine. So byumva kudakora siporo, umutima ubwo ntihongera gukora neza, nawe ubwawo mw'imbere hari igihe bigenda bikihomekamo bigafataho bikawubuza gukora, umuvuduko w'amaraso ukazamuka. By'umushikora n'agasiporo ari ngombwa. Ibyo World Health Organization WHO yabivuze mu cyo bita physical activity and cardiovascular health. Ubwo ni chapitre abantu bagomba kujya kureba, bagomba kujya kureba bakayigaho. Ndumva ngusobanuriye, warumbajije ukuntu nari kubajije ibintu bira byose dusobanure bira baratubwiye bya stress, ngo byo kurya, byo kunywa, ukuntu bikora kugira ngo bibe byatera umuvuduko w'amaraso. Yego. Ubwo abantu hari gihe umuntu yabwira akavuga ati akabera no kudufera nizanjuga z'abantu. Ariko urakoze cyane kwisobanurira abantu, kuko hari igihe ubwira umuntu ati inzoga nimbi, umunyu ni mubi, ariko akavuga ati burate nizanjuga z'abantu, kugira ngo babone uko batubwira ibintu tudashaka kumva. Ariko urakoze cyane kwisobanurira abadukurikiye. Noneho ubu ngubu uko umaze kumva ibiwutera, umaze kumva ukaba uyasira, umaze kudusobanura umuvuduko w'amaraso, noneho watubwira ingaruka. Uretse ingaruka abantu benshi bazi ni urupfu, ariko wenda ushobora gusanga hari izindi ngaruka zitari urupfu zishobora guterwa n'umuvuduko w'amaraso. Noneho uragira ngo tubwire ingaruka zose ziterwa n'umuvuduko w'amaraso muri details, uzisobanure utari byayo, kuko abantu indwara nyinshi ingaruka zazo barabizi ko ari urupfu, ariko kugira tugiye muri detail step by step y'ukuntu abantu bagendagirwaho n'ingaruka z'umuvuduko w'amaraso. Urakoze cyane Vise. Ingaruka urupfu rurimo, ariko si rwo rwonyine. Hari stroke ni cyagihe twavuze udutsi duturika, twavuze n'ikibitera two mu bwonko, kandi akenshi abo bantu barapfa cyangwa bakajya muri koma, sibyo? Ikindi, indwara z'umutima, umutima hari igihe urwara nawe ukangirika ubwawe, twabivuze bitewe n'ibintu biba byafasheho, cyangwa kubura ya myunyu ngugu twari turi kuvuga yagabanutse. Yego. Impyiko zirangirika. Iyo impyiko zigira icyo bita kidney nephrons. Kidney nephrons ni utuyunguruzo tw'impyiko. Sujye tucyumva ibyo bintu. Reba akayungiro kamwe bashebesha ifu iwacu mu cyaro, iyo katobotse suzi ko n'ibiheri byinjira, cyangwa akayungurura icyayi. Ubundi yakayunguruzo kari gukora, hari ibintu bitajya bikwiramo nk'amaproteine, amaglobule rouge. Globule rouge zishinzwe gutwara, kubera ko ziriho hemoglobine, gutwara oxygene. Iyo umuntu anyaye inkari zirimo amaraso,
icyo gihe haba hinjiyemo ubundi ikintu gituma amaraso yacu aba umutuku no kubera ko abamo globule rouge zigiramo hemoglobine iba ari umutuku. Ako kantu gafate mu mutwe, hari inyamaswa zigira n'amaraso yo atari umutuku, ubwo ntago ziba zigira hemoglobine. Iyo unyaye ubonyemo amaraso mu ntuza zawe ujye umenya ko intuza zatobotse, haba hinjiyemo ibitagomba gukwirwa mu ubundi izo globule rouge nini byatari iyo zakwiriyemo, kandi wumve niba amaraso ahora azaga pompa pa ni nk'ibyizi byinshi biri kuza nyine bishobora kuzangiza. So byumvise amaso nayo agira ibibazo kuko urumva amaso nayo aba afitemo imitsi, uri kunyumva? Ndikumva. Nayo agenda yangirika. Ibyo nabyo ni World Health Organization yabivuze, cyo bita complications of hypertension. Noneho tugiye kubisobanura yenda uko bitera stroke n'indwara z'umutima buriya twari tuvuze hejuru. Umuvuduko mwinshi wangiza imitsi ugafunga cyangwa igaturika. Wari umaze kudusobanurira ibijyanye n'ingaruka zigaragara zitari urupfu, ingaruka biza ari nyinshi, kugira ngo udusobanurire muri make uburyo umuntu yakwirinda umuvuduko cyangwa uburyo umuntu yita mu buzima bwa buri munsi akaba yarwanya umuvuduko akawirinda kugira ngo utamugiraho, ukadusobanurira muri make nyine unyuze mu magambo make ukavuga ati wakora iki wakitaho gutya ariko ukuyuko utabahura n'ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Urakoze cyane Vise. No kuvuga umuntu wakurikiye neza aho twahereye n'ubundi yahita byumva. Guhera aho twahereye, icya mbere ingamba zoroshye ni ukugabanya umunyu, gukora siporo, kugabanya stress no kwipimisha, twabivuze. Ibyo ariko si ngewe ubivuga nkuko nabibabwiye kare, niyo nama WHO itugira muri prevention of hypertension. Nono kugabanya umunyu bifasha bite? Nibyo twari twavuze, bituma amazi atibumbira mu maraso, bigafasha kugabanya umuvuduko. Nibyo twari twavuze ko umunyu utwara utuma amazi utera yego. Nono siporo nziza se twagira abantu kugera n'amaguru, kwiruka gahoro, koga, gusiganwa ku igare nibura iminota 30 buri munsi. Iyo ni WHO itugira inama. Ingeso mbi tugomba kwirinda, sibyo? Uri kubyumva? Kurya cyane, kurya nabi, kunywa inzoga kenshi no kutipimisha. Nayo ni ingeso mbi kuko urumva iyo wamenye uko uhagaze. Hari umuntu kera ngiye kugutera story, hari umuntu wavuze ngo yararwaye sida, ngo amaze iminsi ayirwaye, ngo agiye kwipimisha ngo asanga ararwaye, ahita yiheba, ngo aravuga kuko sinjye ubiteje, ngo nta kibazo nari mfite. Iyo ntagiye ngo nta kibazo nari kugira, ariko urumva n'ubundi yari gupfa gake ahubwo yabimenya kare aba ushobora gufata ibyemezo mukaya turaza kubibona ko ushobora kubana n'iyo ndwara ukabana neza. Si uribuka ko mu gihe cya COVID-19 twize uburyo bwo kubana nayo kandi bigakunda. Ushobora kwiga uburyo bwo kubana nayo bigakunda. Ibi rero na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ibivugaho ndetse na WHO. None dusoza biba ari byinshi cyane, ariko kuri ako kantu nari nkomojeho uburyo ni gute umuntu noneho wamaze kwandura yabana nawo, sibyo? Atari kwirinda umuntu arangije ufite umuvuduko w'amaraso, uburyo wabana nawo n'uburyo yawivuza. Hari icyo bita prevention and control. Prevention ni bira twari twavuze byo kwirinda. None ariko iyo wamaze gufatwa se wahita wiyahura? Ntago wiyahura. Hari buryo control measures, management measures. Nk'urugero iyo habaye nk'icyorezo mu runaka, hakaza nk'umwuzure cyangwa umuriro, sibyo? Management measures nizi. Ni gute umuntu wamaze kurwara nyine hypertension yabana nabyo, sibyo? Ni ibintu byinshi cyane.
icya mbere ni ugukurikiza inama za muganga kubera ko uba wipimisha, uba waripimishije uzi uko uhagaze, ariko icya mbere ni ugukurikiza inama za muganga. Harimo gufata imiti, sibyo? Gufata imiti, hari imiti ituma inorumariza bisubiza kuri eta normal. Ubwo turi kuvuga ku muntu byamaze gucika, byarangije byahuye. Kandi iyo miti nyine uyifata igihe ubwo no kubana nayo ubuzima bwawe bwose, akakubwira n'ukuntu uzajya urya, sibyo? None iyo wibeshye ugahagarika imiti rero sasa, kuko ubwo uba warapanutse, umubiri wawe warapanutse, ushobora guhita ugira cya kibazo cya stroke, ya mitsi twavuze iturika yo mu bwonko, sibyo? Noneho yenda ushobora kwibaza uko imiti ikora. Nyine imitsi iraruhuka, ya stress twavugaga araruhuka. Noneho sese twavuze ibintu byinshi, wambaza tugana ku musozo. Twavuze ibintu byinshi, twavuze kusobanura umuvuduko w'amaraso, tuvugira ababireba, tuvuga ibijyanye no kuwirinda, ibijyanye no ku muntu ufite uko yabanaho, wumva igisigaye. Kuko ikiganiro ari kirekire, hari umuntu tuba twatangiranye, hari umuntu ugiye wagira none kuri channel none twagiye kuvuga ikiganiro none numva wagira ikintu ubutumwa ugenera abadukurikiye none bakavuga ati ubutumwa n'ubu muri make nk'iminota 3 tugera ku musozo twita ko dusoje ikiganiro. Icya mbere inama nabagira nuko ejo mu gitondo mwese mwazinuka kwipimisha mukareba uko muhagaze kugira ngo mufate ibyemezo mugendeye kuri biriya tumaze kubabwira. Iyo nama yo nayabwiye nanjye kuva kare. Cya kabiri ni inama nabagira nuko mugomba gusubscribinga kuri iyi chaîne kugira ngo kuko tubafitiye projet ndende, tuzababwira no ku zindi ndwara, ntago ari tuzavuga ku bantu gusa, tuzavuga no kuri environment, uburyo tugomba kubana n'ibidukikije, kuko iyo ubanye n'ibidukikije nabi nabyo bikugiraho ingaruka. Tugomba kubana neza n'ibidukikije, natwe tugomba no kwibanira neza, kumenya kubana n'abandi neza, kubana n'ibidukikije nawe no kwibanira neza. Tuzabahamagarira n'abahanga batandukanye, abarimo muri za kaminuza, abasoje, abaganga. Rero mukore subscribe. Bakore subscribe. Kandi urubyiruko inama narugira tugana ku musozo, kugira ngo birinde ibyo ni ugutangira kare. Kera turi mu nzira yo kwimana bajya batubwira ngo umupadiri uzabaye ngo umuba buri munsi, tirodovier chaque jour, le prêtre qu'est tisora, tirodovier chaque jour. Ntabwo uzabaye cyajye ngo bakurambureho ibiganza wubitsinda, ugenda ubawe gake gake, nkuko tumaze kuvuga ngo umuntu agenda apfapfana gake gake. No gukira no kwirinda kuba muzima ugenda ubawe gake gake, ubu bitangira ubu. Kandi iyo nama sinjye wibagiriye ni WHO, World Health Organization, mu ngingo yitwa ngo Youth and NCD Prevention. Ndumva ari uko nareshyaga uyu munsi. Ikiganiro cyacu kikaba kigeze ku musozo, dushimira umujyanama w'ubuzima Emmy, nubwo bamenyereye mu bijyanye n'itunganya ry'umuziki, bamenyereye ku izina rya Emmy Pro, ariko uyu munsi twamutumiye nk'umujyanama w'ubuzima agira tugira inama ku bijyanye n'indwara y'umuvuduko w'amaraso yica gake gake ariko ikica abantu benshi. Tumushimiye ikiganiro duhaye, tumushimire inama tugiriye cyane cyane urubyiruko, kuko ari rwo rwirarira ku ibintu bijyanye n'indwara z'umuvuduko, ugasanga birabahitanye mu buryo butunguranye, mu buryo budasobanutse, cyane cyane muri iyi myaka iri kugenda iza, bitewe n'uburyo abantu bahinduye imirire, abantu basigaye barya ibintu by'amafati, ibintu by'amafiriti, ibintu by'ama fast food, kandi nabyo yatubwiye ko iyo ubireye cyane bifashe cyane bitera indwara z'imivuduko y'amaraso. Kandi tumushimire ko tugira inama ukuntu gukora ibijyanye no gukora siporo. Mbega uko ikiganiro cyagenze mwacyumvishe, turamushimiye, kandi azahora aduha inama ku bijyanye n'ubuzima, ku bijyanye na roho, ku bijyanye n'umuziki. Nakagaruka ibiganiro byacu bizajya bitambuka buri munsi. Murakoze cyane, kandi mwibuka gukora subscribe no gukora like ndetse na notification. Narivuze nka umunyamakuru wacu ujya uvuga ibintu utashatse kuvuga izina rye. Kandi mwibuka gusharinga ku nshuti zanyu mu magroupe,
murakoze. Yagaruka mwana kumwe n'umuntu wanyu Viseni, yanyise Viseni ariko ubusanzwe nitwa Vincent de Paul ngo Viseni ngo ryo ryiza. Sa murakoze, reka tubwire adusezere nawe twitaho dukomeza nakagaruka. Ye nabasezeye, turabakunda cyane. Icyo nabasaba mukore subscribe kubera ko nkuko mbivuze tubafitiye umushinga muremure wo kubafasha mu bijyanye no kwirinda, cyane cyane kwirinda ibisitaza factors zo zishobora kudutera ibibazo by'ubuzima, cyane cyane indwara, ndetse tukaba tubafitiye noneho n'uburyo bwo kubikontorora mu gihe byabaye. Tuzajya twifashisha ibitabo, twifashishe n'abahanga, cyane cyane abari mu Rwanda, barimo muri za kaminuza, dutumira abihaye Imana, abahanga benshi. Ubwo rero mukore subscribe kugira ngo mutazajya mucikwa. Murakoze cyane.